ubukwe nugera mu maso y'Imana bigahuza imiryango ndetse n'inshuti bwatangiriye mu Edeni kwa Adamu na Eva. Ni nayo mpamvu natwe twizihiza ibirori itorero ry'Imana muteraniye aha, mufashe dushime Imana yabikoze. None namwe mwarushinze uyu munsi muzabane neza mu mibereho yanyu, muzabyare mwororoke, imigisha y'Imana yuzure mu rugo rwanyu, nibyo tubifurije. None namwe mwarushinze uyu munsi muzabane neza mu mibereho yanyu, nimuzibagirwe isezerano ry'Imana basezeraniye imbere y'itorero, muzabyare mwororoke, imigisha y'Imana yuzure mu rugo rwanyu, nibyo tubifurije. Mugabo uzubaye umufasha wawe kandi uzamurinde icyamubabaza, mugore uzagandukire umugabo wawe, kuko na Bibiliya irabihamya. Muzagire nyambere ijambo ry'Imana, kuko niyo ntandaro y'amaherezo meza. None namwe mwarushinze uyu munsi muzabane neza mu mibereho yanyu, muzabyare mwororoke, imigisha y'Imana yuzure mu rugo rwanyu, nibyo tubifurije. None namwe mwarushinze uyu munsi muzabane neza mu mibereho yanyu, nimuzibagirwe isezerano ry'Imana basezeraniye imbere y'itorero, muzabyare mwororoke, imigisha y'Imana yuzure mu rugo rwanyu, nibyo tubifurije. Muzabyare mwororoke, imigisha y'Imana yuzure mu rugo rwanyu, nibyo tubifurije. Muzabyare mwororoke, imigisha y'Imana yuzure mu rugo rwanyu, nibyo tubifurije.